Nabarapeni babwe ngo tugiye kuzamura hip hop side yose nega. Nge nago mvuga ngo ladies first abanza abasore banje kuko nibo bazi haso yanjye. Muhanzi nemera mu Rwanda bamwita Evoji, ubu ngubu muri kumubona afite mic imbere yanyu. Kuvuga njewe nahuye n'umukoboyi ndamubwira ati se niki tubyuzuze turebe ngo ni wagwani. Abarambwira ati sinyibikurikirana. Ndamubwira ati ariko bro abanganya amabuno barogana. Baba niga bose ubona biyahuza zanzoga za make ni depression maniga. Slang cyacu ni yewe reba ye waragaze ipano urashaka kuyubika ubusubwo yewe ni pyu bamwe bashaka ibiceri abandi bicaye basaba ibiceri ubuputa bugenzwa n'irari cyangwa se buza bumfitiye ishyari niga automatic guragigira dotara b'umupapa sinza aho yajya no tinya gutsapa nawe ugize petora pocketa. Towners nacheka ko mumeze fresh kabisa kandi mukamurimo kurishana BigTown TV 5/5. Here we are. I go by the name Bac-T ngini BigTown TV cyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze gahunda zikagenda fresh kabisa. Uyu munsi ndi kumwe n'abahungu bafashe town. Kandi bose barasa neza cyane. Yeah man. You looking good guys. What's up man? It's good. Reka tutanje hano yo meze gute papa? Ajya witwa? New boy. Muze kumfasha kumva amazina. Reka ngufashe gato hano witwa? Two rings. Nakubwiye. Hano Kubyo the band boy. Siumva se? Yes papa. Evoji great. Evoji. Yo, it's a Kevinci bro, Kevinci the kid. Yeah man. And you? It's your boy Yankee. Yeah, let me get it. I see smoke one, my nigga. Sasa muri amazina yose bavuze hari izina cyo kwibuka. I'm sorry for that. No. So reka turi kumwe hano na RWAMATINDIRI kwa mu mpere guturuka mu bisigo by'ukabona nefo pochette yavuye muri Gatindiro de Bayarasize bakange shock Top TV na BigTown. Yeah. Pa mami so gahunda zose waza kutubwira uyu munsi bimeze gute? No munsi ni fire ubu twari turi muri shooting y'umuhungu wacu Kopio hano kabimye induru zigiye kuvuga nabarapeni babwe ngo tugiye kuzamura hip hop side yose nega. Turabakubita ibintu byose nega. Freestyle show bakange show nega murahunga. Yeah. So inje nago nshaka dutinda uyu munsi reka dutanje nizo freestyle kwanza. Dutanje kuri wowe. Ngisi nta rukundo igira dore kitihishira ibimenyetso bikomeye bituruka mu ijuru imirabyikubita inkuba zirasa abana b'abantu bagatinda umushyitsi nubwo uriho shika mutereza amaso kwitaka nyiramatama nta mukeba w'umugaro bapfisamba genda gatura umusore w'inanume kumaganya menshi cyane aterwa nabo mu nyikiru obici zabo bahora badata zibitse ku kagenda zitonara ku mikingo amaniga yo kinero yubika umutwe ndi kumwe hano na genge copy ring ic isho boy amaniga ni men pa yeah maniga ko Yeah. Komasa tubikore izo 50 muzihebe imara nazo tuzibuke kugeza kuze byari ubukwe none umuziki waruriye uwawuhawe yarumiwe haje flex ubu haje swag sit down we tukwereke muri studio mirima plug beat amabeat dahirika icyaka gitumye twaka fasi dupanga zirabaka nzunga yeah. The band boy twazanye dream mu Rwanda barasara batwibira injyana barenze imipaka ni haso mpaka ama beach nahinzo ni Lagos LA maze bagafata impaka nashatse to not kugira ngo nanjye nzitwe kapo mano zero zose cyane nyibwira ati fungura zipu yihabye amaji yaravuga niyo mpamvu je nakuntu twahuza bang je banikaraga bigatuma bose bahunga bana Pow. You can vibe. Yeah, pass the microphone. Evoji ngo kuri ngicya nzanye no gukora cyane nkabo nubwo buceri nkakira nkiri muti mana nzizi mana dati mana itanga impano ndaririmba trita mdi mafia wikinanya manza sha kuva kera mvake biji mbaha izo flow zubumesha babishaka barapesa batabyumva basohoke ikibuga kinini tuze dutimaze dukorane cyangwa nutabishaka sohoka fata igitoki abanza kuriza uwaza n'amashyamba bamfitiye tukayashyira ku butaka burya wasanga domwe mu batunzi batunza amahekta mu banyarwanda
bose uzabazenda umumesha Mr Mukotanyi nyita Mr Mukotanyi Mr Mukotanyi nyita Mr Mukotanyi maniga K let's go siri iri crazy yuzuyemo amaniga y'ubuyeri bamwe bashaka ibiceri abandi bicaye basaba ibiceri ubuputa bugenzwa n'irari cyangwa se buza bumfitiye ishyari nigga automatic wrong move a man list bow nigga you know what I'm saying nigga. That's the sub, man. Yo, it's your boy Yankee. Guragigira dotara b'umupapa sinza Ahuye ajyana utinya gutsapa dore bubana wirirwa bafrapa nabo nibahizo baragusopa komeje kugotwa badakodopa n'abafite class barakadota nawe wigize petura pocketa watamu bucupa ngura medita ukabona ndi kengura ndabimedita pow nakujya imboga no kizi ndagukatiye wigize umufezi nabonye wigize busy wibagiwe ko ari njye mu kazi reka babanze batemo umwe kuri umwe bagenda bavamo babanze bayamademo nambangiye usanga itagicamo Nice. ese ninde ushoboye bariza ninde ukomeye mu buzima dusabwa imana ngo the manix gang see ngwino nkwerekaho bibera ndakwemeza asigaye umwe mana ari inyuma bize gutse yayipiye microphone narebe ngo numubloga what's blogging in town now? Yo, so niki cyabahuje uyu munsi cyaduhuje wallahi n'umuvandimwe wacu maniga ko yaje gushutinga video ye hano twese turagahura turavuga ati umuhungu tugomba kumusupportinga nkuko ariyo target yacu yo gufashanya ndabeshya shumi yacu ko ninde ko ni cyewe ni Kobio Kobio bimeze gute papa no munsi ndi gushutinga like indirimbo ya mbere kuri album yanjye album yitwa Indagu yazaza ni ibibabwira ibyazaza nyine iriho indirimbo 18 hariho afrobeat trap slat drill rap ariko yiganjemo hip hop kabisa ariko buri njyana wakwisangamo. When I drop it, you gotta go and hear the shit because it's dope. So mfite kabazo hano. Album irimo njyana zose. Iyo ngiyo ni album cyangwa ni mixtape? Ni album kuko irenze ubundi mixtape abari boro ifite wenda iminota kutarenze iminota 30. Ariko ngiye hariho birarenga igira nko mu isatu yose hamwe iri kumwe. Nje nakekaga ko album ni collection indirimbo zirimo injyana imwe story imwe ikomeza so ni gute yaba ifitemo afrobeat ifitemo trap ifitemo hip hop ifitemo whatever kubera icyo ikoze gutyo nje ndi artiste nago ngendera ngo nkore injyana imwe nkora injyana zose ahantu hose wansanga kandi mfana n'umuziki wose nago mfana ngo abangaba n'abaraperi n'abaki ariko deep inside I'm a rapper cyane. That's what's up, man. Yeah. That's nice. So muri video shooting ko nta mukobwa ndi kubona bose nese muri abajamo. N'abagabo nge nago mvuga ngo ladies first abanza abasore banje kuko nibo bazi haso yanjye. Abadada nabo barimo muri video bazabibona. Ariko abasore nibo bagomba kubanza. So guhuza maniga byakugoye cyangwa byari byoroshye? Oya nabavandimwe nago bigoranye. Ni brother maniga ni gang ni brother gang barabiza ariko ni nkuko numwe nawe muri we agize video namufasha nanjye. Twe game biba bimeze. Ubundi game yacu Bac-T ubundi game yacu ni kuzamurana hip hop no gufashanya kuko harabanze kubikora reka twe tujye tubyikora nk'abavandimwe duha soling wana twirukange turye yewe za biroko z'insazi ariko tubakange tubereke ibintu byanyabyo gukora music mu Rwanda ngo birakomeye cyane cyane support ku bahanzi bagenzi banyu bahageze cyangwa bagafashe kugira ngo gwe collab cyangwa gufashe biba bigoye niki mwabivugaho ikintu nabivugaho se ngiye ku giti cyanjye mbona numva ntacyo bintwaye kuko n'ubundi yayima ntacyo biranyongerera kuko ari n'uyiguha bikarangirira aho ngaho wenda nanagusharingire nanakora iki rero kugira ngo njye ufashe bigoranye wamfasha ubikuye ku mutima kandi kugira ngo njye gukorana n'umustar urenze atari bukore boro zanjye uko mbishaka nakorana n'undi
uri hasi yanjye wenda ariko tugakora ikintu kizima twashizeho ubwenge bwacu n'umutima. Nice. Mupase microphone niki kikubabaza muri music nyarwanda? Man, music yo mu Rwanda kuntu imeze usanga abagizi benshi tu umuntu nigashobora kuba kuzi kurenze tu abizi kurenze umutamo nawe agukurikirana ariko nawe yakwereka isura ngavuga ati yo twakoze ikintu se ko numva nawe hari itafari nagushyiraho tu. Abahanzi nibitaneho man bagira urukundo muri music bareke kumva ko nyine bahora nyine bihariye boro zabo tu. Byaba fresh hagati y'abahanzi nyarwanda bafatanyije tu. Nice. Massive. Mupase microphone dusubize niki kikubabaza papa muri music nyarwanda? Ikintu kimbabaza muri music nyarwanda na like ntago ndagafata kandi ndashaka kugafata like no complain ntago ndakora cyane ku buryo najya kurira hariya ngo narakoze sinahabwa ntago ndateka ngo mvuge ntago ibiryo birashya ibiryo nibishya muzabona byahiye twarure tujye twese twishime. Ninde umuhanzi wemera mu Rwanda? Umuhanzi nemera mu Rwanda bamwita IMVUGO ubu ngubu muri kumubona afite mic imbere yanyu. Yeah, gusa hari abandi ni inspiraho bitewe n'ibikorwa bagiye bakora Imana igikomeza bahezagire. Hariho bita Buddha, respect to him. Hariho bita Riderman, waraye twakuze tubumva ku ngufu ku neza ku nabi, so nta mpamvu yo kutabaheza respect bakwiye. Okay. Yeah, pass microphone to anybody can answer this. Barimo kuvuga ngo trap music irimo kwica injana ya hip hop, nibyo cyangwa nago ari byo? Oya nanga ari byo. Kubera iki? Cause buri gihe cyose kigira innovation yacyo. Okay. So I think in hiyo time ya cya kintu cyarangiye is better to innovate another thing, brand new shit. So ushaka kuvuga ngo hip hop time yayo yararangiye? No, ntango hip hop time yayo yarangiye. Still ibyakozwe birakomeza bikabaho, bikanumva, ariko you have to innovate kugira ngo nabandi bumve ibyari byo wowe icyo ufite. Reka nkubaze akabazo gatoya, hip hop ni iki kuri wowe? Hip hop, yeah, umunjewe biri ku giti cyanjye. Hip hop umuntu ajya kuyandika ku rupapuro aho ugiye kwandika ari hose, just ugiye kwandika something in you, ikintu kikurimo nyine urumva ushaka kubwira, hari ushaka kubwira ibikurimo, ari mbese ushaka kurekura ibintu bikurimo ibyo ari byo byose, yaba ari haso yaba ari nakongera akantu sukubaca mu ijambo. Gusa hip hop ngemba numva sibyo. Urabona zamani hari ukuntu abagore bataryaga ihene ariko ubu ngubu basigaye bayirya. Hip hop I take it like a culture abantu bari bataramenya ubu ngubu yaje. Ni umuco tugomba kumenya yuko buri gihe ahantu ugiye kugira ngo wishime. Hari abantu bagera muri bar cyangwa muri club utamukina hip hop akahita yitahira ntazagaruke. So ni umuco dukeneye mu bantu kubahereza ko barawukeneye nabo. Okay. Pasari inyuma microphone, tubwire niki kikubabaza muri music nyarwanda? Ikintu kimbabaza muri music nuko hari ibintu bya danje abantu badashaka kumenya bitewe n'ukuntu bagotwa ku giti cyabo tu. Akaba ari ibintu badaha umwanya bakabifata nk'ibintu uko babyumvaga zamani bagakomereza muri iyo move barimo. Okay. Hari abahanzi benshi hano mu Rwanda ariko ugasanga mu bitaramo byinshi bikorwa hano mu Rwanda abahanzi bisubiramo ni babandi gusa. Benshi barabizi kandi nago bahabwa ayo mahirwe yo guperforminga cyangwa kwigaragaza. Mwese buri muntu ufite idea ambwire impamvu ni ihe cyangwa byakorwa niki cyakorwa kugira ngo abahanzi bose basangire platform. Nicyo nakubwiraga kimbabaza. Ahubwo bisumira nko kimvugiye fresh. Okay. Abo bantu bahora bagaruka, abantu bashaka kumva ibintu bimwe. Hari ibintu bishyizemo batazi ibyari byo ariko nabo barabibona ko birenze. Ikintu kimbabaza ni ibyo bintu byabagotesheje kandi bo biswari n'ibindi birenze. Hakorwa iki kugira ngo noneho ibintu bigende neza? Babyumva ikintu cyakorwa bakumva imviye imirongo. Nanabigura mbarusha kurapa, wanabizira ugeze mu gutsapa, wanabembera nkatama gapata ugerageje test ya swing dufata, burya muri street haba mukata, kuhura n'amaniga ukayakata, huye na sona wowe ntiwazisota, ntubona ko ari nyetsi zigufata. Wowe utabyumva ntubona ko ari nyetsi zigufata. Icyo nabwira wallahi. Doreye nk'amaniga tubikora ruzungu, twe dutigita ubukongo, niko kazi kabera mu bahongo, niga katira amakango, ba nk'umupeti uva mu bipango, katira kurya kadongo, soze
zigufashiza gutama ipingu ishopo imereza maniga links urumere maniga links amamere yafu nyamabara yewe inzira twanyuze zari na nyinshi guruka imvaga bizaba bigoye gufatisha abo z'abadufera imihanda yarifo cyane mu rubyiruko mabara ni menshi n'amishinyiko twari mu cyakare ndaguruka nshaka yo mibare mufungura amakare batema ibirenze mushake munasare gakondo nyarwanda niyo nurukaho izo zanyu mushake mumveho abagabo babaye abagore babaye abagabo iyi minsi birasaba ibitamo nuko byuko tugashaka umufungo mu mbeho mumveho iyo beat ya nyatsu ndakubwira ngo ndakwereka gang ndakwereka mess nuza n'ubushiti bihinduke beef you gotta be brave about my shit on war we don't cheat I never fuck on MIC kuruvuvo n'igisigiri Brenny nawe yacuze iyi beat mazima gari we swim in ku nkombe bateguye keshi pafafuri muri we ariko kumukubita nyamabara namo imihanda yose n'amabara twabasize mu irigara wabagabo biparani wakubona umenya ibyo uvuga wowe nyamabara pfusha wowe nyamabara heza wowe nyamabara reka ubujuru ushaka icyo ukora ureka ubwo bubanda benshi banyitaga skama kandi ubwo nabuze naho ngasoma amabici naharasetsa kandi indirimbo bayita depressed kuri nge ngo byandenze ibibazo birisuka impuwezo zikabura inshuti zose navuga umutima wanjye hoya ese ushaka ngucavure wa evoji umva ikintu mbabwira ngo induru ziravuga ngo kuri nge ngo byandenze ibibazo birisuka impuwezo zikabura inshuti zose navuga umutima wanjye hoya ese ushaka ngo turike agahinda kajyana nabi buryo uzabazubizi singishaka kwicara guhagarara bimvune I'm depressed urabizi ni wowe buryo bintera ku ishuri ho hananiye skunda umunsi kurabizi mana mfasha ni wowe wenyine mfite kuri nosi I feel so down inzozi zanze gucamo subuko mbigenze neko mbona isingi yansize singishaka kwicara guhagarara bimvune I'm depressed urabizi ni wowe buryo bintera I'm depressed fuck this shit nigga yeah let's go get it yeah do it bro yeah icyo nanga ni kabiri yabuze abazengewe sindumwe mujabo kwizimbwa zimisega zinteka nzifeka zisara zisaza na sara musaza mu mirongo zishaka kunserereza mu micongo zihagaze sesereza muri max zishaje nge nkiri mushya mfashe beat ne mushaka handi muca ina bato balanzi ndasa nahusha muri bato ni muziko nge mbarusha this really hit for blurry na shiri city na street nibyo nababwiye nibyo nababwiye ati hip hop ifite indi level mu Rwanda murahunga nigga bakange show TV BigTown ibintu biraba byose nigga turabaha ibintu bitsabo nigga ngwiki wallahi mboneyeho no gushimira Bac-T Thank you kuko Thank you. abayerekanye urukundo ku njyana we appreciate Thank you so much kabisa arakandi kantu nshaka kubabaza whoever want to ushoko gusubiza ngo beefing mu njyana ya hip hop ni ikintu gisanzwe ni igisanzwe bro turana beefinga natwe bwacya tugasangira nifuzaga kumenya umuntu wari we wese wigeze ku beefing umuntu akadukubitamo imirongo mu kantu yigeze ku beefing umuntu wari we wese aramuvuge n'impamvu It's a boy uwo muntu kumubifinga nuko aba hari ukuntu yitwaye ubona bidakubiye ninde bigeze ku beefing vuba reka nzigukubite muri vase okay ngo ntakurya imboga no kizi ndagukatiye wigize umufezi nabonye wigize busy wibagiwe ko ari njye uri mu kazi reka babanze batemo umwe kuri umwe bagenda bavamo babanze bayamademo nambanje usanga itagicamo urumva bro iyo beef yari yande ndeka baye kubitemo nindi bro ngomgona teach my slang hatutaza bera idaje niza jago nizimutazi ndabizi neza ziri bukuvange I like my nigga I mean my friends ndavuga ko umva makwi that's my kwi I mean my sweet kesh dutigita amakesh tukuzuza imifuka oh my god we are in the city byakugura kudushyira itaka uwo muntu ahita byumva kuko hari umuntu barakuzanye yo mambata boro za 4 nawe muri vasi yabyumva ariko utinye kumuvuga izina kandi we yamaze kwiyumva ready kandi impamvu namuvuga izina hari n'abandi nkawe n'ejo bazongera bakabikora n'abandi bazabikora nyuma y'uwo muntu yagukoreye iki kugira ngo ufate time yo kumudisinga kwa kundi umuntu akwereka ko ari busy akakwereka ko wajya hari ibintu bya danger je kugufasha kandi mu by'ukuri muri gusupportinga na 50
50% ku yindi ariko bakabona ngo birarenze utamubwira ngo nta kurya imboga no kizi ndagukatiye wigize umufezi nabonye wigize busy wibagiwe ko ari njye uri mu kazi nta mpamvu yo kuba indi beef kuvuga njyewe nahuye n'umukoboyi ndamubwira ati se niki tubyuzuze turebe ngo ni wagwani abarambwira ati sinyibikurikirana ndamubwira ati ariko bro abanganya amabuno barogana no kuvuga iyo beef yitwa abanganya amabuno mutemo iravuga ngo abanganya amabuno barogana nabo ndusha umuvuno batongana dore slane ifungo kumbasana abatini mu byangwe kuvazanya naguza kanushima buriye zabaza basore kuri buriye ye nabonye nyaza musazo udasarusaze nabisubiramo izi fast ndasaziza zima promosi inyungu utabombo susoso sisono rusisi sawa ruzana ubusona risisa ati swing sawa yo nabukaro nabukaro iyo ni yande se twarahuye ndamubwira ati nk'abahungu nk'ibisanzwe muri izi vibes za winter ndamubwira ati yuzuze tumurebe kwa kundi ufite nk'icyaka mushaka kunywa nako kanyagi kamubwira ati mfitemo igihumbi shyiraho ikindi tunywe kamwe gato ka bibiri kakubwira ati ibyo byo gukomara wapi ngo ngiye ngo niwe bishaka ngo kazanye nanjye ndazana kanjye ndamubwira ati bro abanganya amabuno barogana niwe bushize twarabikoraga ubu ngubu nyine you can't. Uyo ninde? Shano umuhungu wanjye wo muri quartier kabisa. Umve ngo yamaye ariko inspiration. Indi beef ya nyuma. Undi mu Bac-T. Njyewe ariko thanks nyine ariko wansanze ndi no mu kazi. Mbere yuko ngucika wenda ngo nkasubiremo. Reka mbwira abantu wenda aho basanga ibihangano byanjye. Kuko mfite mixtape iri hanze iriho indirimbo 6 already na video ebyiri. Kandi nda dropping album iriho indirimbo 18 bazagende kuri YouTube n'andi hose za Spotify, SoundCloud, Amazon Music nitwa Kobio KOBBIO kabisa muzagende mwihera amaso mujudginge comment cyo nahindura icyo nakongeraho kubera ko ari wowe ugiye gukora indirimbo uyu munsi kandi abajyama bose baje kugusapotinga tuzaza gupininga channel yawe cyangwa one of your songs so watubwira channel cyangwa indirimbo channel bayita Kobio KOBBIO indirimbo yo igiye gusohoka so dupining iki channel cyangwa channel bro channel yawe that's what's up turabikora kandi reka nibutse n'abantu barimo kurikirana BigTown TV akakanya umuhanzi mu mukurikirane maze mukande na subscribe mu supporting then we gonna see what's gonna happen Bac-T nibyo bintu nakubwiye nibyo byari byatuzanye ubundi nukuzamura hip hop ahantu vikagera bro ya matara ari ku muhanda abapeti bafite Saramaniga afite Sara ari ku muhanda babutsimbye banze kubikora niga nkuko hari umuntu ugeze kundabura undi munyamakuru mugenzi wawe nakaze arambwira ati Bac-T n'ukunda hip hop n'umuntu bita Lucky abandi bose twe nidukunda hip hop ariko natwe dukunda hip hop nigga natwe dukunda hip hop maniga nabazaniye Bakangesho kuri Top TV muragenda mubibona byose aba bahungu bose bagwa freestyle nka miliyari y'isi wala wumve ngo mwe mukurikira ibintu byose mujye kuri Top TV Bakangesho murajya mureba umunsi ku munsi turabaha show What's up Bac-T? This is Evoji great niko bisobanura in full words umwana wakoze depressed yandwara yisha abanyarwanda bakayihererana baba niga bose ubona biyahuza zanzoga za make ni depression maniga niyo mpamvu tugomba kubiririmbaho so ushaka kumva depressed jya kuri YouTube channel ya Evoji niyo YouTube channel yanjye ubundi reka dusubire mu kazi peace out abahungu Bac-T abahungu badushumikiye abahungu bakamenya abahungu ikintu cyose bakimanyuye ariko mvuze ngo igihe tugezemo wallahi mukurikire Bakangesho nibyo naburabuye RWAMATINDIRI mu mukurikire ahantu hose nega abahungu ndababereka aka nagasampo ngukubise kwa Bac-T mufite ibintu nka miliyari dufite ibintu nka miliyari muje muri comment twe mutubwire ngo ni yewe ndabeshisha boy ni yewe bajyo buretse bro muri proud tugita pindi guswa gutugitazira gukanda umva ko furiza pandi wo byomera ubonye wo bita panda bakora no ku muganda babunye usigaye barakudinda bakijijwe n'imikanda bibaza ko baturusha bidonda nibyo bituma bahinda nawo muri je nubwo bugahunda nige byiza nge ngubwije ukuri nasi tukuhagera dute bituri binaze twanacuranga imiduri ngomba kuboneka muri babiri dore ubu nagenda dakatiye abadage ngo ndapanuye verse za nyuma ni verse ya nyuma tukomeza verse ya nyuma nkuko twabivugaga
uko twese turanga twese dufite big dreams hari aho dushaka kugera kubera ko hari aho twavuye so njye ndumva ari ibyo ngibyo wow Some niggas mwigize nkaho ubuzima bwababaje kandi ari mwe mwabyiteye ngo murashaka kuba gengo gang she gangsta gang bang bang urabyuka kwikaya kumva kubwo life yabaye wane cyangwa ushaka popozi gupakiremo zikujyana iwayo ubeyo nigange tuza ubu ntaguheza reba imbere heza uheze you see us flossing because we are ghost killers yo we don't play Maniga links batemo nawe batemo yo ninzakora uyu muziki ninzafata uyu mugi ninzazenguruka isi yakazana ibikomba magana mukeka ko mufite izina wallahi nawe muragana niyo yari map ndabyibuka twari mu cyakare telefone irasona munzanire kiri gute maniga ni Escobar duhurire mu Rwanda saa 8 ziza hawo tubanze tuzarure muramenye mutago twa briefcase kukibyo ugashaza kendi mena mu ready gukaba umugi fuck the sneeze zana ufu naraye amajoro nge nkora umufungo bisaba kubwa kugakora coffee maniga sti yari na stu parika benzi bacembera mo izi nkangu zikunze dick zifite imibyimba zicukura fresh uzabaze maniga ni fresh pari yose twayihinduye free basakilo wive guci mutereke ho maze dusoke barabeshya ngo nabanyakuri kandi ugo vie yatayeho mili ngo n'abapeti wa street nukuri kandi ugo vie yatayeho mili agakora agashusha gasara ngo hasi ubwo nabuze poza manega last one byanyuma bica amazuru ariko ngewe wallahi ndabinyuza mu kanwa no mu mazuru reka mbatsemo let's go imboge it's okay njyalonke ungwiremo kwibunyu nyoze mirimo yose ubanze uyinoze fuck nje ngutangiza kugeza urangiza undi ndizi indege zindeba zindunga zindanga zindat the end n'indubabaza ndandi mbogege fuck kida ku gitanda for the data go better gatrisa kadeta riyeti mbogege ka baby zo ndege ndompe kwa peke kuko na señorita the wanka sarita hozane merita kundinda marira medika gutuma medita umva ibintu babwira ngo nakazi Bac-T yewe ni yewe wallahi one show ni show ni bye show ni bye yo rwamatindiro kwa rwanyongo mu mbere guturuka mu sigo byo kwa none for pochette avure mu gatindiro de biarances hera ku nyingi singira igisenge Mr Clips ni gagahinda mwatuteye amarira mwatumya ameneka kwitaka muranga muragudusogota tuno visi fata igice kimwe ndapfa mfira handi murashaka ko nzuke mbere ka poshka bana ni bitch petavuye okrama ku beke y'umufungo bandreteri nazo picha sumbaga hugita utugabo natwe yikoza yari gangster ufite umufungo ku kako hose yaka niga urashaka kumbwira kirashaka kumutima uturika amarasa kameneka ubugingo bakatwarwa Bac-T fresh sanarwa noneho wigeze gutoneka heza mbabarira heza reka bizare heza Bac-T mbabarira heza ngusabye mbabazi Bac-T heza wallahi heza turakajurira wallahi turakajurira za nazo sabe birangize bazaga Bac-T umva twari turi kumwe n'abahungu ndi kubabwira ati RWAMATINDIRI n'ubazaniye hip hop show freestyle show kuri Top TV Bakange show umva umuntu bita Bac-T araza kuneramo aka link arabereka ibintu byose abo bajene bose nabazani abo nabajene bose umusaza manamutayemo ngo yewe agata akaksira agata avuga ati reka ngiye kureba abahungu RWAMATINDIRI ari kutuzare akumve ngo hip hop irafata indi level ahantu hose mu checking kuri BigTown mu checking kuri Top TV Bakange show murabona ibintu uko bukeye nuko bwije mukomeze mujye kuri platform na RWAMATINDIRI mugomeze mukande yanzogerayo kwa padiri wallahi slang session iziye slang session ni yewe reba waragaze ipanu urashaka kuyubika ubusubwo yewe ni pyu nakazi nashaka kubarabura mani platform zanje ni 2 rings kuri YouTube ni 2 rings kuri IG ni 2 rings hose ni 2 rings hose niho bambona tu platform wallahi hip hop ngizi ngizo uzasanga wanzira nago ndakaraga ahubwo muzumirwa n'inamo siko byestaye cyaze wallahi ombe ngo ibintu bigomba kuba yewe babwire ati yewe tukatira n'iniga zigira utezi bugutana za niga wallahi zigenda zerekana inyuma wallahi mwumpe ngo ni wane
bakange BigTown nigga yeah Show boys